Yesu ashimwe cyane. Umwami Yesu abaha umugisha, abagirire neza. Ndanezerewe kugera muri urugo rwa data. Haleluya. Aha nanjye ni iwacu, kubera ko mu ijuru ntabwo bazavuga ngo bangirikani nimuce hano, bazavuga abana b'Imana. Ubwo tuzaba turi kumwe rero. Imana ishimwe. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko ngize umugisha wo kuza gusangira namwe ijambo ry'Imana, kandi pastor warakoze kuntumira no kumpesha ayo mahirwe. Ni amahirwe pe, ni amahirwe kubera ko kuvuga umuntu udahemuka, umuntu udasaza, umuntu udapfa, umuntu udahindagurika birahora biryoshye. Haleluya. Yesu rero yangiriye neza, nanjye ampa kumuvuga. Birandyoheye, birandyoheye. Ndashimira Imana, kandi ndashimira Imana ko ibisohoje nkagera muri iyi nzu ya data. Imana nibishimirwa. Ntabwo ari ubwa mbere mpageze, ariko n'ubwa mbere mpageze nk'umwigisha. Nahatashya ubukwe butari rimwe, yego numva atari rimwe niba nibuka neza. Rero murakoze gukunda Imana, murakoze gukorera Imana, murakoze no gutaramira Imana. Imana nibishimirwe, kandi Imana ibaha umugisha abakunzi banjye twahuriye aha ngaha, ndetse n'umukunzi wanjye uvuye kunsengera hano. Umwami Yesu abaha umugisha. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze tunatarame rwose, dutarame tumuturize indirimbo zituruka mu mutima. Dufite teme nziza irimo kutubwira cyangwa kutwibutsa, cyangwa se n'ikigoroba cyo kongera guhimbaza ubucuti dufitanye na Yesu. Haleluya. No kwizihiza ubucuti. Ubucuti buraryoha no mu basanzwe iyo bakundanye bisanzwe, kandi ari abantu bahindagurika biba biryoshye. Ariko ubucuti turimo twizihiza ni ubucuti burenze ubusanzwe, ni ubucuti burenze ko umuhungu yabwira umukobwa ngo ndagukunda, ni ubucuti burenze ko umugore n'umugabo babibwirana, ni ubucuti butandukanye n'ubwo dufitanye n'abakunzi bacu. Ni ubucuti burimo urupfu, ni ubucuti burimo kumena amaraso, ni ubucuti bwakomotse ko yamennye amaraso ku bwacu, ni ubucuti bwakomotse ko yadupfiriye. Haleluya. Nagukunda ariko sinagupfira, uretse ko ndamutse naragupfiriye ntacyo byakumarira. Ariko ubu bucuti turimo tuvuga bwaguze ubuzima bw'umwana w'Imana. Ni ubucuti rero budasanzwe. Icyaduha data akatugirira neza uyu mugoroba tukabwumva. Haleluya. Ababwumviseho gake babusogongeye batangiye kubigirira amahoro, tukarushaho kubwumva. Abatarabwumva, kuko umuntu ashobora kuburirimba, murashobora kuburirimba, murashobora kububwiriza akavuga urukundo kandi atararusogongeye. Ndinginga Imana rero ngo itugirire ubuntu uyu mugoroba, njyewe nawe itugirire ubuntu. Umwuka w'Imana aduhishurire uru rukundo twakunzwe. Imana ishimwe cyane. Araduhishurire birenze ibyo nsanzwe nzi, birenze ibyo usanzwe uzi, twigira imbere muri urwo rukundo. Haleluya. Nibwo agakiza gatangira kuba agakiza, nibwo urugendo rutangira kuryoha, nibwo umunezero w'uru rugendo naho tujya biba byinshi muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Iyo urukundo umuntu atarwumvise, ajya ategereza kuzaruhuka byuzuye ageze mu ijuru. Ni koko tuzaruhuka, kandi nk'uko umugaragu w'Imana bivuze, tuzabona ibyo amaso atigeze kubona n'ibyo amatwi atarumva. Yewe ibyo tubikiweyo ni igitangaza kirenze icyo tuzi. Ariko iyo umuntu yasogongeye kuri uru rukundo, ibintu bitangira kuryoha akiri n'ahangaha. Haleluya. Bitaryohejwe n'agafaranga kiyongereye, nako ni keza. Bitaryohejwe n'uko fiance na sheri bagukunze, nabyo ni byiza. Bitaryohejwe n'uko twongeyeho abana, nabyo ni byiza. Biryohejwe n'urugendo rwo gukundana nawe gusa. Imana ishimwe cyane. Arihagije. Haleluya. Rero ndakwinginga mu mutima wawe, ubwire Umwuka Wera uti sogongeza uru rukundo rutari amagambo, sogongeza uru rukundo rutari urwo mu ndirimbo gusa, kandi ume kugira ngo ikintu cyose kikubyiga mu mutima wanjye gikurweho. Murabizi abantu bakundana barafuhirana. Ari umuhamya mfite muri ino nzu. Haleluya. Abantu bakundana by'ukuri bagira gute? Barafuhirana. Ntiwifuza kubona uwo wakunze apfapfana, ntiwifuza kubona uwo wakunze apfa rubi, ntiwifuza kubona uwo wakunze ameze nabi, yewe ntiwifuza no kubona uwo wakunze atwarwa n'abandi. Icyo gihe waba utamukunda. Ariko urukundo rutera gufuhirana. Turamwinginga rero muri uyu mugoroba twizihiza urukundo rwe, kugira ngo atumarire mu mitima yacu ibintu byose bimubyiga. Haleluya. Niba nkunze amafaranga kuruta uko mukunda, angirira imbabazi ayigizeyo.
niba hari abantu gukunda abantu ni byiza biradukwiriye, ariko yasabye ko batajya ku mwanya wa mbere, niko yabigennye. Niba hari abantu bagiye ku mwanya wa mbere bakamubyiga afasha abanyigirizeyo, niba kwikunda cya kindi twitwa jyewe yaje kubamba, cya kindi yatubwira ngo ni mu kibambe buri munsi, cya kindi cyitwa self, niba ari kinini muri njyewe angirira imbabazi akigizeyo, Imana ishimwe cyane, nuzurwe n'urukundo rwe. Haleluya. Nukuri uzaryoherwa, ubuzima buzagenda burushaho kuryoha. Reka rero tuganire, turasa nk'abari buganire kandi turi butinde mu magambo y'Imana, kandi iyo ndi busoma ahantu harehare sinyibisabira imbabazi kuko nasanze bikwiriye. Imana ishimwe cyane. Ubu se ko tutababwiye ngo mwihangane tubyine, ko byari biryoshye? Hari umuntu wabwiye ngo yihangana abyine? Byari bimeze gute? Byari biryoshye. None iyo bashyizemo akaririmbo usanzwe ukunda gafite amagambo meza nk'akaba nasorejeho n'utundi babanje, biba biryoshye. Ntago rero ngiye kuvuga ngo wihangane dusome, ndakubwiye ngo uryoherwe no gusoma, wumvemo Yesu, ntibitubere inyuguti, bitubere ubuzima. Imana ishimwe cyane. Kandi nta mwangirikano ukwiriye kwihanganira gusoma ibyanditswe. Imana irabareba. Imana ishimwe cyane. Imana iduhembure, Imana itugirire neza. Petero avugana n'abamwumva yaravuze ngo nuko mwihane muhindukire, ngo kugira ngo iminsi yo guhembuka ituruka ku mwami Imana ibone ukwiza. Natwe turasaba ngo Imana iduhe kwihana no guhindukira, iminsi yo guhembuka ituruka ku mwami Imana ibone ukwiza mu itorero ry'u Rwanda, ibone ukwiza mu bera, ibone ukwiza mu mutima wa buri muntu wese wifuza Imana. Kwihana kugwire, guhindukira kugwire, iminsi yo guhembuka tuyihorane, kuzurwa n'umwuka wera bigaruke muri twebwe, kunyoterwa n'iby'Imana itanga, iby'isi idashobora kuduha byongere byuzure muri twebwe. Ubuzima buhembutse bw'umugabane wawe n'uwanjye. Amen. Haleluya. Sinyibita abagaragu muri inshuti zanjye, twahasomye turongera tuhasome. Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 15. Ndaza kusoma ntangira, ariko ndaza kongera nsome none mpere ku murongo wa 5. Nari ngiye guhera ku murongo wa mbere nsanga twarara hano, hanyuma turabyihorera mperamo hagati gatoya. Reka rero tubanze dusome Yohana 15 kugira ngo umwuka wera yo kabyara abicengeze mu mitima yacu. Bita abagaragu kuko umugaragu atamenya ibyo shebuja akora, ahubwo nabise inshuti kuko nabamenyesheje ibyo data yambwiye byose. Turasa nk'abiga. Sinyibita abagaragu kuko umugaragu atamenya ibyo shebuja akora, ahubwo nabise inshuti kuko nabamenyesheje ibyo data yambwiye byose. Haleluya. Abagaragu cyangwa se abakozi bahuzwa na shebuja n'umurimo, nabo bagahembwa. Nibyo bintu baba bahuriyeho, no gukora n'ibihembo. Abagaragu cyangwa se abakozi na bashebuja nuko bigenda, bahujwe n'umurimo n'ibihembo. Iyo ufite chantier nini cyane ntukenera kumenya amazina y'abakozi bose bari aho ngaho, siko bimeze. Nta kintu bakubwiye, icyo akora umusaruro bazana niwo ufite icyo babwiye, niwe ufite icyo ukubwiye wowe nyiri chantier. Kandi nabo ntibakeneye kumenya amazina ya boss no kumenya hataha, icyangombwa nuko azagira gute, azabahemba imibyizi yabo. Abakozi, abagaragu na bashebuja bahujwe n'umurimo n'ibihembo. Muhembera igihe, umwihera amafaranga ye, ntacyo bitwaye, biraba bibaye. Imana ishimwe cyane. Warwara, wagira gute, icyangombwa nuko agira gute, ahembwa. Bahujwe rero n'imirimo n'ibihembo. Imana itugirira ubuntu, idukure rwose burundu aho hantu, kuko umubano waho uraciriritse. Ni nayo mpamvu umuntu ashobora kwihanganira shebuja mu kazi, shebuja akihanganira umukozi, icyangombwa nuko umusaruro wa bombi bawubona, batari inshuti, batavuga rumwe, badakundana, batanabyitayeho, ariko umusaruro nicyo bakeneye bombi bakagihuriraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yadukuye iyo ngiyo rero atugira inshuti, adukura mu mirimo n'ibihembo. Mwibuke ko abagaragu na bashebuja ni activite, ni ibikorwa, ni imirimo, ariko twebwe inshuti, haleluya, birenga iyo mirimo n'ibihembo, ahubwo hakaza icyitwa ubusabane, hakazamo urukundo no gukundana. Haleluya. Iyo abantu bakundana ntabwo basaba ngo wowe wakoze cyangwa utakoze, barakundana gusa, ibikorwa bibyarwa n'urukundo. Imana ishimwe cyane. Yatugiriye neza uyu mwami. Haleluya. Hanyuma kandi ijambo ryatubwiye ngo icyo yakoze kidukura mu bugaragu kiduhindura inshuti, ngo yafashe ibintu byose bya se arabitumenyesha.
ntiyaba akibiduhisha. Mwibuke ko umugaragu na shebuja si ngombwa ngo amenye ibya shebuja byose, bahujwe n'imirimo n'ibihembo. Ariko Yesu ajya kudukura mu bugaragu, ngo icyatumye dukura mu bugaragu ngo nuko yafashe ibintu byose akabitumenyesha. Haleluya. Igihe kimwe Filipo yaramubaje ati twereke data wa twese ibintu. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Niyo mpamvu bene wacu batemera ko Yesu ari Imana baragowe, ntibazi urukundo rw'Imana, ntibazi imbabazi z'Imana, kuko Imana yambaye umubiri iza kutwereka bwa bumana butegerwaga butakorwagaho. Ngo agenda mu mihanda yose y'i Nazareti n'i Yerusalemu, ngo agenda agirira abantu bose neza. Mana ishimwe cyane. Iyo umuntu amenya Imana adaciye muri Yesu amenya Imana iteye ubwoba, amenya Imana yica, amenya Imana itegerwa, amenya Imana bazasanga ngo bashyize imirimo ku munzani. Imirimo y'umwana w'umuntu ku munzani ikegera kwera kw'Imana ntibibaho. Haleluya. Mperutse kunguka akantu kambwira ngo Imana ntizakenera gushyira imirimo yacu ku munzani, ahubwo yamaze gushyira ku munzani isanga hari umuntu umwe ushyitse kandi ukwiriye, yitwa Yesu Kristo. Haleluya. Niyo mpamvu gushyika kwe kumpindura ushyitse. Mana ishimwe cyane. Mu marembo ya data nimpinguka bazabona Yesu muri njye, bazabona amaraso ye kuri njye, babone kwera kwe kuri njye, babone gukiranuka kwe kuri njye, bambwire ngo ni karibu. Ntazashyira ku munzani rero yamaze gushyiraho. Hahirwa abamwizera. Imana ishimwe cyane. Afata ibya data byose arabitubwira, arabitumenyesha, arabiduha. Ibyo bidukura mu bugaragu, biduhindura inshuti. Imana ishimwe cyane. Tugiye kugenda rero umurongo ku murongo tureba ikibyara ubucuti cyangwa se ikibukomeza. Muri make tugiye kwiga nka Bible study nkuko wayikora ku giti cyawe, sinzi niba yuzuye ariko Umwuka Wera abikoreshe. Turahera ku murongo wa 5 tugende tumanuka buke buke, kuko ubucuti bugira uko buvuka, bukagira ikibukomeza, bukagira n'ibibutokoza. Turarebamo bikeya tubwiye muri kino gice, wabisanga n'ahandi henshi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umurongo wa 5 watubwiye ngo ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma kuri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mudafashe kuri njye. Ndimo nakoresha Bibiliya yitwa Ijambo ry'Imana, udasanga binyuranye gatoya na Bibiliya yera, ariko ni bimwe, nuko ari Ikinyarwanda cyenda gutandukana. Haleluya. Turimo turareba ibyabyara ubwo bucuti, ibyabukomeza, byadutera no kubumenya. Ako ngize akambere rero karavuga ngo wowe nanjye kumenya uwo ndiwe, kumenya uwo ndiwe, kumenya umwanya wanjye muri ubu bucuti, kumenya position yanjye. Haleluya. Position yacu arayitubwiye, aratubwiye ngo urakoze gutunganya ibyo bintu by'amajwi, numva bibaye byiza kurushaho. Aratubwiye ngo ninjye muzabibu, mwebwe inshuti zanjye muri iki amashami. Turi n'amashami menshi ko turi umuryango mugari w'abana b'Imana. Ngo ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma kuri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mudafashe kuri njye. Muri uru rugendo rw'ubucuti birakwiriye ko umenya uwo uri we rwose, ntubyitiranye, ukamenya umwanya wawe muri ubu bucuti. Imana ishimwe cyane. Aratwibwira ngera bishimira ngo ninjye muzabibu, ninjye muzabibu w'ukuri, mwebwe muri amashami. Kutamenya position yacu muri no rugendo rimwe na rimwe bitera umuntu kubaho nabi, yisuzugura, yumva adakwiriye, yumva nta kintu na kimwe cy'uru rugendo yashobora. Ariko nanone kutamenya position y'ishami ko rishoreye mu giti gusa, ko ibyo ryagira ibyo ari byo byose bikomoka mu giti, kumenya ko ritakwihaza nabyo bidutera guhora tumukenera. Haleluya. Bikatwambura akantu k'ubwiyemezi. Ubu muri Bibiliya harimo imirongo iyo umuntu ayikuye muri context imutera kwiyemera, kuko hari n'aho atubwira ngo erega ngo muri Imana, ngo navuze ngo ababyeyi muri Imana, ngo yenze kutugira nk'Imana haburaho gatoya, ibyuzuye muri Kristo byose twabihaye. Ni byinshi byadutera kwiyemera, ariko iyo tumenye position yacu biturinda kwisuzugura, bikaturinda kwiyemera, bikatubwira abo turi bo. Haleluya. Bikadutera kumenya ko tudakeneye kwirwariza, kuko ishami nirara rirota biva mu mizi, ahubwo igiti aho gishoreye, ishami niriguma ku giti rizagaburirwa, rizahaga, rizakira ibiva mu giti. Haleluya.
ntabwo ishami rijya kwishugurikira rishaka amazi epfiriya mu mizi. Ishami ntabwo rifite imizi, riteye ku giti, igiti gifite imizi. Haleluya. Ibyo ishami rikomora mu giti nibyo biritera kwera imbuto. Imana ishimwe cyane. Muri make nta buzima ishami rifite, ahubwo ubuzima buri mu giti. Ishami umurimo ni ukuguma ku giti. Haleluya. Muri ubu bucuti no muri uru rugendo menya pozisiyo yawe. Turi abana b'Imana, ubuzima bwacu bucometse muri Kristo. Haleluya. Jewe ndimo gusoma cyane turavuga ngo kuko ubugingo bwanyu ngo ari Kristo. Ubugingo bwanjye ni Kristo. Ubuzima bwanjye bwahishanywe n'ubwa Kristo mu Mana. Ngewe umuntu ubuntu, igitaka ivumbi, Imana iramfata icomeka muri Kristo, ngo aragenda ahuza umubiri n'amaraso natwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ishami rero iyo ryagumye ku giti nta kibazo riba rifite. Ndi umuzabibu, muri make aratwibutsa ngo mudependinga kuri nge. You depend on me. Mushingiye kuri nge kuko imizi iri kuri nge, iri kuri Yesu. Ishami rero ntago rikeneye kwirwariza. Haleluya. Nirijya gucukumbura rishaka amazi, oya, ishami riguma ku giti, ubundi ubuzima bwo mu giti bukaryuzuramo. Kandi none igiti twateweho ni igiti kizima. Haleluya. N'ubumana, ntabwo ari igiti gisanzwe ngo kizagira ibibazo, ngo kizagira indwara, ngo bizakenera ko bongera kugitera muri pepinire bagashaka. N'ubuzima bw'Imana. N'Imana yambaye umubiri irazibana natwe. Imana ishimwe cyane. Ibizo bikomara impagarara, uruhukire muri we. Haleluya. Mwe muri amashami, muri make nta buzima mufite uretse ubwo muvoma mu giti. Bimwe mu bintu birushya abana b'Imana batarabimenya ni ukubaho bashaka nko kwirwariza. Birwarize mu gukiranuka, birwarize bagire ububyutse, birwarize. Bimwe mu bintu bivuna binanirana muri urugendo ni ugushaka kwirwariza. Yemwe abagerageje kwirwariza hanyuma bikatunanira ntibifate, nagira ngo mbwire ngo twongere twiyomekane n'igiti. Ubuzima bwacu buri muri cyo. Imana ishimwe cyane. Ntiwakwikiza ingeso, ntiwakwikiza umujinya, ntiwakwikiza amahane, ntiwakwikiza kubeshya, ntiwakwikiza. Icyakora ushobora kugira ingeso nziza ukazigerageza, ukagira ikinyabupfura, ukajya ubihisha umujinya ukawumira, ariko Yesu ntareba umujinya wasohotse gusa, areba n'uri mu mutima. Akakwita umunyamujinya kandi utajya uvuga nabi, ariko afite imbaraga zinjira aho byananiranye akabidukiza. Haleluya. Dukira ubuzima bwo kwirwariza. Ujye ureba gusa ngo se ncometse muri we, ndi muri we, ngumye aho ibyo bitembera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko yatubwiye ngo nta kintu mubasha gukora mutamfite. Nta kintu mubasha gukora mudafashe kuri nge. Niko Bibiliya ijambo ry'Imana yatubwiye. Nta kintu mubasha gukora mudafashe kuri nge. Iri jambo riraducisha bugufi. Nta kintu mubasha gukora kigendanye n'ubumana, kigendanye n'agakiza, kigendanye no gukiranuka, nta kintu mubasha gukora mutari kuri nge. Ababishoboye. Haleluya. Hari umuntu yishoborera utuntu, ukishobora nko gusenga ukumva byaje, ukishobora nko kwiyiriza, ukajya uvuga uti ngewe ndiyiriza, ukenda kutubana nka wa mufarisayo wavuze ati ngewe simeze nk'abari abanyazi b'abambuzi, kabiri mu cyumweru ndiyiriza, ibya 10 sinsiba. Ukaba wishoboreye ibintu. Ariko ikizakubwira ko utabishobora no kutabishobora iteka, akanyuzamo akakwibutsa kuri ishami kugira ngo ukomeze umukenere. Ndamushimira ko adutera kumukenera. Haleluya. Mu bintu bimwaza bikanantangaza ni igihe nitunguye. Njya bivuga ko ari igihe nitungura, nkavuga Ruta, uracyagira iryo jambo muri wowe, nkumva Rutansa arantunguye. Nari nzi ko iryo jambo ritaza muri we, nari nzi ko icyo gitekerezo cyangwa kutizera Imana. Mfitemo abagenzi banjye hano, kutizera Imana. Hari imibare yanga guhura, imibare y'amaminerivare y'abandi ikanga guhura, umva ugakanura amaso ku munota wa nyuma. Nari sinzi impamvu ikunda umunota wa nyuma ikagira gutya ikabihuza.
none ubwo ni mwaka washize yari yarabihujije n'uyu ikabihuza n'uyu ukongera ukananira ukongera ugahangayika noneho nkahangayika nanjye kubona nkabona yabije nkavuga ko urananiranye ubu wibagiye iby'imyaka yashize wibagiye iby'yatambutse wibagiye aho yagiye gutabara ku buryo wabunze umutima isaha igashira nkumva nditunguye nkabwira urananiye jya wizera Imana ishimwe ariko ko ntagikanura amaso umwanya munini ariko nyuzamo nkayakanura akanya gatoya ndashaka kutayakanura namba kutayakanura n'isegonda kuko dufite data turi amashami ntitwahamagariwe kwirwariza Imana ishimwe cyane haleluya ntacyo mubasha gukora mu bigendanye n'urugendo rw'agakiza mu bigendanye no kwizera Imana mu bigendanye no kunezeza Imana ntacyo mubasha gukora mutari kuri nge Imana ishimwe cyane hanyuma nguguma kuri nge nanjye nkaguma muri we yera imbuto nyinshi turaza kubigarukaho ako nifuza kusigana kuri uno murongo nakakwibutsa position yawe umwanya wawe numenye umwanya wawe muri Kristo uzashira impagarara z'ubuzima uzagira amahoro menshi uzatekana guca bugufi kuzagenda ukwitoza buke buke kuko uzibuka kuri ishami uzibuka ko bitadepanda nawe uzibuka ko icyo wagezeho n'icyo washoboye nabyo bitari wowe kandi biguteye ubwoba nabwo uzatekana wibuka ko ufite aho uko uvoma murangi mbashiti z'Imana Imana ishimwe cyane ntacyo ushoboye haleluya ariko iyo ufashe kuri we ibye bitembera muri wowe bigakunda amen kandi mbibutse kuri kano kantu iyo umuntu azi ko nta kintu ashoboye arushaho kwita kumushoboza haleluya kuko niba nzi ko imbaraga zanjye ziri hariya aho hantu sinzakura y'amaso haleluya aho hantu nzahanga amaso aho hantu nzahitaho iyo turushijeho kumenya ko turi amashami inshuti z'Imana iyo turushijeho kumenya ko tutabishobora tudashobojwe nawe turushaho kumuhanga amaso amen haleluya aka kabiri turagakura mu murongo wa 6 umurongo wa 6 wavuze ngo utaguma kuri nge ajugunywa kure akuma nk'ishami amashami nk'ayo barayasakuma bakayashyira mu muriro agakongoka aka kabiri nakise ngo inshuti zifite imbaraga ziva mu kuguma ku isoko bongeye babitubwira ibintu byo kuguma ni mwumva kino gice muzasanga bigaruka kenshi kuguma ni muguma nuguma muzabyumva kenshi utaguma kuri nge ajugunywa kure akuma abera benshi barumye barabihiwe mu rugendo marezo mani bo benshi simbizi iryo n'itegeko ryo gukeka wa mugani ariko mu tuganira mu duhura mu hirya no hino namwe murabibona abumye nibo benshi abanezerwa mu kanya nk'aka turi hano mu gitaramo cyiza tukaba benshi ariko hanze kuva ku wa mbere umusanze mu isoko arimo acuruza umusanze muri office arimo akora umusanze avugana n'umukozi wo mu rugo umusanze arimo avugana n'umugabo we n'umugore we abahembutse nibo bakeya bafite umunezero w'agakiza utemba nibo bakeya data duha imisi yo guhembuka torero ry'abera torero ry'Imana data duhembure ubuzima bwe butembe muri twe nicyo data ashaka ntashaka kugira ubuzima bwo mu gitaramo ariko hanze y'igitaramo ukubitike rwose inshuti rero zifite imbaraga ziva kuguma ku isoko niho honyine bavoma imbaraga zabo yavuze ngo utaguma kuri nge ajugunywa kure akuma nk'ishami amashami nk'ayo barayasakuma bakayashyira mu muriro agakongoka umuntu ashobora kuma kandi abwiriza umuntu ashobora kuma kandi aririmba umuntu ashobora kuma kandi ari pasiteri umuntu ashobora kumagara kandi afite ibikorwa byiza ariko mu mutima yarumagaye umuntu rimwe yigeze kunyandikira kuri imwe muri social media arambwira ngo nawe ni umupasiteri aba mu gihugu kimwe cyo muri Afurika n'umudamu mugenzi wanjye arambwira Torta ati vugire uzagera aho uceceke yavugishaga ukuri ko mu mutima we aravuga ati ibi bintu nanjye najyaga mbivuga ariko byambereye amagambo hashize imyaka myinshi abimbwiye nta buzima asanze byo Yesu apromisinga ntabyo abantu bajya bakubitika bimwe mu bintu umwanzi akoresha twumisha imitego y'ibyaha ni imibabaro no gutenguha n'abantu
bituma abantu badategereza kugaruka k'umwana w'umuntu harimo no guhaga, harimo ivutu, harimo amaganya y'isi, hari igihe umubabaro w'isi ugukubita ukavuga uti ntabwo Imana iyo mba umukozi wayo ntabwo Imana ibi bintu yabyemera. Oya, yabyemera kandi cyane, kandi yicaye ku ntebe yayo yo kwera no gukiranuka. Bateye Stefano amabuye bamutera irya mbere, Yesu ntabwo yari yicaye, yari ahagaze abireba neza. Yesu yarahagaze abireba neza. Stefano ibuye rya mbere ariko Imana ni nziza. Stefano ibuye rya kabiri ntago nzi ngo bamuteye angahe, ariko nawe utekereza amabuye yagiye kunoganogesha umuntu w'umusore. Imana ibireba. Yesu ngo arahaguruka ahubwo aza kumwakira. Imana irigenga mu byemezo byayo, ariko nusogongera urukundo rw'Imana, haleluya, nusogongera urukundo rw'Imana, imibabaro y'isi nta kizagutwara, izakurabagiranisha kurushaho, uzarushaho kurabagirana. Uzavuga nka Yobu ngo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ariko imibabaro utamutuye irakwica. Niyo mpamvu yavuze ngo yemwe abarushye n'abari muze musange ndabaruhura nimwabigendana ngo mutere intambwe. Niwagendana imibabaro ngo ukomeze gukorera Imana uryohewe, niwagendana imibabaro, nugendana imibabaro uzahinduka indyarya, uzagerageza kutwereka ko unezerewe kandi utanezerewe, ariko nuyitura Yesu azayigutwaza. Haleluya. Umunezero we si uwo kwigirisha, umunezero we ni ukuri. Igihe Paulo na Sila baririmbaga muri gereza, si ibyo bigiraga. Inkoni bari bazi bakubise byiza, umushingwagereza yongeramo n'ibyo batamubwiye, abafungira kure arabazirika byiza byiza. Ariko ngo ninjoro Paulo na Sila bararirimba. Haleluya. Bari bafite igitaramo mu mitima yabo kidakeneye synthetizer, kubera umwami bamenye. Imana ishimwe cyane. Wambwira bari babahoye iki? Ntago bari bibye, bari babahuye ubutumwa bwiza. Ubundi iyo batarasogongera urukundo rwuzuye bari kuvuga ngo mwami Yesu nuko tugenje, niba uduhembye n'ubutumwa bwiza twavuze, n'abantu bihannye muri uyu mujyi, n'ubwami bwa Satani bwasenyutse, niba uduhembye. Ariko bari barasogongera urukundo rw'Imana. Haleluya. Ukingura umutima wawe, ukingurira Imana, uvuga uti ndashaka buriya buzima, nta bintu byo kwigirisha, nta bintu byo kumwangira kandi mwiza, ariko ndafite ubuzima, ndashaka ubuzima bwawe mwami, ndashaka biriya byanditswe badusomera hano ku cyumweru ko byahinduka ubuzima bwanjye. Haleluya. Ndashaka ziriya ndirimbo turirimba ko zaba ubuzima bwanjye. Imana ishimwe cyane. Ese tugira nk'abahungu n'abakobwa basengera kugira ngo ibizabaye gahini bizongere bibe mu gihe cyacu? Murahari? Mu bisoma amateka nkatwe bikagarukiraho? Imana ibababarire. Bari abasore nabo bafite izindi nshingano, ibyo nasomye mu mateka, ngo barimo abadokiteri, barimo abaganga, bari abantu batoya nabo bameze kimwe natwe, ndetse ngo baraje bakubitaho umurimo gatoya biranga, basubira mu masengesho. Imana ishimwe cyane. Igihe kigeze Imana isuka umwuka wayo, abantu bari hano, ubupfumu buragenda, abagabo batwaye abagore b'abandi barabareka, polygamy irashira. Ayi mwami wanjye we, byakozwe n'abantu bameze nkatwe. Icyaduha abasore n'inkumi bongera kurota ibyo bintu. Icyama kandi nanjye umwami akazama kubisogongera ntaramusanga nyirinanga. Haleluya. Inshuti rero ako karaka kabiri zifite imbaraga ziva mu kuguma ku isoko. Utaguma aruma pe, aruma rwose. Utaguma kuri nge aruma nk'ishami. Kuri 7 havuze ngo nimuguma kuri nge n'amagambo yanjye agahora muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Hari igihe twikuraho kari akanyuma koko kararyoshye ko gusaba iki ibyo ushaka byose se yabigwa bitarahuzwa n'ibyo ashaka, wapfa tukakubura. Urebe iminsi umaze mu rusengero, aramutse yaraguhaye ibyo washakaga byose, ye baba Imana ni nziza. Njyewe yaba yarampaye ibyo nashakaga byose, cyambere sinari kuba ndimo kubwiriza ijambo ry'Imana. Nawe arashaka ko amagambo ye aba muri wowe, akakuzura, ibyifuzo byawe bigahuzwa n'imigambi ye, kandi ni myiza kurusha ibyo wipangiye, hanyuma wasaba nyine kuko bijyanye n'umurongo yari yaragennye, ibintu bigakunda. Reka rero gucamwa agace kamwe ngo se nguke tubwiye ngo dusabe ibyo dushaka byose. Iyo uzuze irari ryawe kandi yaraje kuryica, iyo uzuze kamere yawe kandi aricyo cyamuzanye ngo ipfe, ahazi ibyatumye ahazi ibyo yaje kwica, nawe arigenga, nawe ni mwiza. Buriya tubwira ngo umuntu ushaka kunkurikira niyikorera umusaraba we ankurikire.
nuvuga ngo napfe buri munsi, habanza ngo niyiyange. Muri make iyo yiyange ibirimo twebwe amasengesho yacu yo kwikunda. Tekereza aramutse ampaye ibyo nshaka byose kandi yaraje kumbwira ngo niyange. Ubwo rero mu kuguteza kwiyanga arabanza akakwima n'ibyo wasabaga byuzuza irari ryawe, bibyibushya kamere yawe, akabanza akabikwima kugira ngo urusheho gusa nawe. Turacyakundanye? Nimunkunde kuko nabibabwira nanjye nibwira. Numura ntarobanura ku butoni, ni kuri twese. Nimuguma kuri nje n'amagambo yanjye agahora muri mwe, nimuguma kuri nje mutewe kuri Kristo. Mwibuke ko ubucuti bwatangire mu kumena amaraso. Haleluya. Mwibuke ko atari ubucuti busanzwe, yamennye amaraso. Aratubwira ngo nituguma kuri we n'amagambo ye agahora muri twe, none dusaba icyo dushaka turagihabwa. Iki gikorwa cyo kuguma turi muri kakandi ka kabiri, kuko inshuti zivoma imbaraga ku isoko, zifite imbaraga ziva mu isoko gusa. Iki gikorwa cyitwa kuguma, yavuze ngo nimuguma. Kuri gatandatu yavuze ngo utaguma kuri nje. Karindwi aravuga ngo nimuguma. Iki gikorwa cyo kuguma kuri we nicyo gifite umumaro munini muri ubu buzima bwo kuba inshuti za Yesu. Nyibukira kano kajambo, iki gikorwa cyo kuguma. Kuguma, abataguma bo ni benshi, ariko iki gikorwa cyo kuguma, cyo kudemera, cyo kwabayidinga, iki gikorwa cyo kuguma kuguma kuri we nicyo gifite umumaro munini muri ubu buzima bwo kuba inshuti ya Yesu. Haleluya. Ikindi kandi uburyo bwo kuguma si ibyo twihimbira, ahubwo tugendera mu byo we yahamije. Kuko kimwe mu bintu bizakwereka ko ushishikariye ubwo buzima, ko ubwifuza, ni umwanya amagambo ye afite mu buzima bwawe. Amagambo ya Yesu, ijambo rye, umwanya rifite mu buzima bwawe. Kuko yatubwiye ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye agahora muri mwe. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Uburyo bwo kuguma si ibyo twihimbira, ahubwo ni amagambo ye aguma muri twe, akadutera gutekereza nk'uko washaka, akadutera kwibwira nk'uko ashaka, akadutera kubaho nk'uko Yesu ashaka. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Ikindi gikwiriye kutumara ubwoba n'impungenge, mwibuke ko ibintu byo kuguma muri we bidakomoka muri twe. Burya bikomotse muri twe turi abantu bahwanyuka vuba, turi abantu babirambirwa, turi abantu babitereka hasi. Ariko inkomoko yabyo irizewe mu nyumba nshuti z'Imana. Kuko ntabwo ishami ari ryo ribanza, habanza igiti. Igiti cyashoye imizi kigenda gikura bukeye, kigenda gisohora amashami muri cyo. Haleluya. Iyo ibi bintu biba bitangira mu mashami rero ntabyari guhinyuka, ntibyari gutinda. Kuguma rero ntibihera muri wowe. Ni niyo mpamvu udakwiriye kugira impungenge ngo ese none narekura, ese none byancika. Oya, oya, oya. Mwibuke ko itangiro ryo kuguma rikomoka mu giti. Ishami rero ari ryo we nanjye ntago ryagombye guhorana ubwoba bw'uko rizacibwa. Kuko mu bintu byambuye nanone abizera umunezero w'agakiza ni ukwibwira ko nta bugingo buhoraho bafite, kandi barihannye, barahindukiye, barizeye, barihana, barahindukira, bakira imbabazi z'Imana, ariko bagendana ubwoba ko ubugingo batabufite. Yesu ashimwe cyane. Ibyo bizana impagarara kandi bigatera urugendo kubiha. Kuko urukundo rwuzuye ntago rukorera mu bwoba, ahubwo rurarwirukana ubwoba. Yaratubwiye muri Yohana 10:27-29, reka ngacishemo. Yohana 10:27 kugeza kuri 29, yaravuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha, umvise uduha, nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi nta wazivuvunura mu kuboko kwanjye. Nta muntu wazivanamo. Data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Nukuri wageze mu kuboko kwa Data ntiyavamo. Icyakora haba kwibeshya, umuntu ashobora kwibeshya ko yakijijwe atarakijijwe. Kizakubwira ko wakijijwe, niba imbuto y'Imana yarageze muri wowe, nuko iyo mbuto izamera byanze bikunze. Haleluya. Izamera pe. Niba ibishyimbo bitera bikamera, bashyira ikibuto cyavoka mu butaka kikazamera, ntago wambwira ko imbuto y'Imana izagera mu muntu ngo ntimere. Mana ishimwe. Izameza ubumana muri twe, izameza ishyaka n'umwete wo kwifuza kunezeza Imana tutarabihoranye, izarema, izazana ubuzima bushyashya tutahoranye. Twahoze turi abantu bigenga, ushobora kwigenga muri ingeso nziza, undi akigenga ari ruharwa, ariko imbuto y'Imana yageze muri twe ituzanira kwifuza kunezeza Imana. Mana ishimwe cyane. Haleluya.
kimwe rero mu bintu bigaragaza ko nshishikajwe no kuguma ni umwanya ijambo ry'Imana, amagambo ya Yesu afite mu mutima wanjye, mu buzima bwanjye, mu byemezo byanjye, mu buryo mbayeho. Niba ijambo ry'Imana ritagenga ibyemezo byawe, taritindamo, rifite umwanya mukeya ku buzima bwawe cyangwa mutoya, haracyarimo akabazo. Ariko inkuru nziza nuko ako kabazo kanakosoreka n'uyu mugoroba ukinguriye umutima wawe umwami w'abami. Haleluya. Nimuguma rwose, nimuguma rwose, nimuguma rwose kuri njye, amagambo yanjye agahora muri mwe, ubuzima bwawe ntibuzigera bwuma. Washamiwe nanjye ndiryo. Haleluya. Aka gatatu, aya mashami cyangwa se izi nshuti zose zitegerejweho kwera imbuto kandi nyinshi. Ubundi uretse ibintu byo kwibeshya, ubundi abari muri Kristo, haleluya, basogongeye ku rukundo bakunzwe, basogongeye ku kiguzi baguzwe, basogongewe ku cy'umwana w'Imana yabakoreye, imitima yabo ihora igurumana. Haleluya. Abafiance, haleluya. Abashakanye bagikundanye, haleluya. Wari wakunda umuntu nta muntu kwibutsa kumutekereza, akayisemesi gapfa kuza ukavuga ati cya niwe, uhita ukareba. Nta muntu kwibutsa kumuha impano iyo urukundo ruhari, ariko apana ibingibi bijya bikonje bikakonje ukamufata for granted. Imana ikubabarire ko umuntu niba ari umugore niba ari umugabo wawe ni impano y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndimo ndavuga urukundo rugurumana. Abajene, haleluya. Inkundo zijyana hehe? Kurushako. Nimudutuburire. Imana ishimwe cyane. Ndimo ndavuga umuntu ufite umuntu akunda. Iyo winjiye mu iduka uhita ubona umwenda wamubera. Haleluya. Iyo ugiye ahantu uhita umutekereza ko iyo muhicarana byari kuryoha. Nta muntu kwibutsa kumutekereza. Iyo wungutse agafaranga uhita utekereza uburyo muzagasangira. Ayi, iyo ugiye mu kintu cyiza utumva nawe yagombye kuba kirimo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Abasogongeye urukundo rwa Yesu, abagenda babona icyo Yesu yakoze ku musaraba ku bwabo, ababona uburyo Yesu yambaye ubusa agakorwa n'isoni n'abo yaremye kubera bo, nibakwiriye kwibutswa urukundo rw'Imana ruhora rubira mu mitima yabo. Ntabwo rero burya haba hagati na hagati, eda urabira cyangwa warakonje. Bibiliya y'abapfuye agasoni ibita akazuyaze, ariko se koko Imana itugirira imbabazi. Inshuti rero zose zitegerejweho kwera imbuto kandi nyinshi. Imbuto nyinshi ni ukuvuga iki? Ni ukuba umwizerwa mu bintu byose 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 Data yari yaragennye ko nzaba byo, ko nzakoreramo byose byose byose, akaba ari ishyaka ry'umutima wanjye. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ubwinshi bw'imbuto ntabwo babara ngo yubatse insengero 1 2 3, asohoye indirimbo 1 2 3, Hortense ashyize ibibwiriza kuri YouTube 1 2 3 ijana. Ubwizerwe ntibupimirwaho, Data areba mu mutima. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu yarebye wa mugore umupfakazi watuye amasenga ngo 2 yonyine, akavuga ngo uriya barushije gutanga. Abarushije gutanga twatanze amamiliyoni. Ariko umutima utifuza kugira na kimwe nisigariza, nsa nk'umwitura, kuko sinarumwitura rwose, ariko nsa nk'umwitura urwo yankunze. Imana ishimwe cyane. Ubundi imihamagaro y'ukuri ni ukwivuka. Uricara wamara gusogongera ku rukundo rwe ukambwira uti nagukorera iki? Ni igiki kindi wifuza ngo nacyo nkigukorere? Ni igiki wanteganyirije? Ya mirimo myiza Pastor yatubwiraga wanyarikiye Yesu kera muri Kristo Yesu, ni iyihe ngo uyimenyeshe nayo nyikore? Icyo gihe n'ubu ukipimana n'abantu, n'ubu gisiganwa n'abantu, n'ubu kireba icyo abantu bavuga, utumbira wagukunze wenyine. Imana ishimwe. Haleluya. Niyo mpamvu nitugera mu ijuru sojya kubona tubone haserutse abantu tutazi, tuvugutira ko atari umusitari kuri YouTube, uriya ko tutari tumuzi mu Rwanda, uriya se ko atari babasitari bo muri Amerika,
tubona araje baramushagaye abamarayika ibintu birakomeye, tubona hahingutse umuntu tutazi, wabaye umwizerwa muri bike, agakora ibyo Imana yamusabye byose, agatungisha abera benshi tutamuzi. Haleluya. Reka duha dukunze icyubahiro, aragikwiriye inshuti nziza. Ubucuti bw'ukuri ntibuba inyuma, buba indani mu mutima. Hanyuma ibikorwa by'inyuma byagaragaye bikomoka nyine mu kiri mu mutima, ariko idini rijya ribicurika rigahera inyuma ngo ribizana imbere, kandi ntibijya bijyamo, birangirira inyuma nyine. Tukemeza abantu, tukaririmba ko hari abantu bahari, tukabwiriza kuko tukanasigana, kavuga uriya iteka niwe ukererwa muri repetition. Reka kererwe ntaramenye uwakorera, so what? Ngewe wamenye uwo nkorera, ndazinduka ndubahiriza igihe, baje ndaza, bataje ndaza, batatanze ndatanga. Ibyiza byose yamenyesheje, ahubwo natwongere n'ibindi nabyo tubikore muri minsi adutije. Haleluya. Urukundo ntirwibutswa, ntukenera kwibutsa umuntu, ahubwo kuko isi rwakamyemwo benshi ntituruzi. Ariko usabe Yesu uti ongera wuzuze urukundo rwawe mu mutima wanjye, nakugukunda kuko wowe wankunze byinshi, nyigisha nanjye kugukunda. Haleluya, haleluya. Inshuti zose, twebwe amashami twese dutegerejweho kwera imbuto kandi nyinshi. Ku murongo wa 8 hatubwiye ngo igihesha data ikuzo nuko mwera imbuto nyinshi, nibwo muzaba abigishwa banjye. Mukawera mfashe nihuti. Haleluya. Igihesha data ikuzo, icyubahisha Imana, ikihesha icyubahiro nuko mwera imbuto nyinshi, nibwo muzaba abigishwa banjye. Haleluya. Data yifuza ko ibintu byose yari yaragennye kuzakorera muzaberamo muri Kristo Yesu, uzarangiza urugendo byose warabaye, byose warabisohoje. Mana ishimwe cyane, ukawera nadushoboze. Haleluya. Ishami rifite imbuto nyinshi niryo rihesha data icyubahiro. Kandi natwe turamutse duhinze mu mirima yacu, ugatera igiti cy'umwembe uteganya ko kizera cyane, wajya kubona cyajanzanye umwembe umwe wonyine, byakubihira. Ifumbire wagishyizeho, amafaranga wagitanzeho, ibintu byose wagikoreye, ariko wajya kubona kirimo kirasohora umwembe umwe wenyine, kandi barakubwiye ko ubwo bwoko bw'icyo giti bwera nk'imyembe nka 20. Ntiyaduhaye ibingana, ntiyaduhaye ibisa, ariko twese yatunyanyagijemo ibye kugira ngo buri cyiciro cyose na buri gice cyose na buri bantu bose babone ibibafasha n'ibibungura n'iby'umumaro mu itorero ry'Imana. Twese dufite ubutunzi bw'Imana muri twe. Bamwe batangiye kubumenya, abandi ntibarabumenya, ariko nibegera, nibaguma, bazamenya ibyiza byose Imana yashyize muri bo. Abantu benshi twadimira nuko bakoresheje kamwe mu ijana by'ibyo Imana yari yabahaye, tukabamenya tukababona, ariko ubu twese nta muntu n'umwe Imana yigeze ishyira ku isi ari empty. Tumaze gukizwa, duhujwe n'icyo twaremeye, ubutunzi bw'Imana bwuzuye muri twebwe. Icyaduha ukifuza kwerera data imbuto kandi nyinshi. Ibi bidusohora muri babana bavuga ngo Mana ngo urabizi ibi ntiwabinsaba, bikatwinjiza kubwira Imana ngo Mana ibyo ushaka ubimenyeshe, ubushake bwawe ubumbwire. Haleluya. Mwibuke kandi ku ishami ritirwariza, kwera imbuto kugenwa nuko rishinze ku giti gusa, ishami ntiryirwariza. Bibiliya ni nziza, na ziriya mbuto twera z'urukundo n'ubugwaneza no kwihangana n'amahoro n'ibindi, mwibuke ko ari imbuto z'iki? Z'Umwuka Wera. Haleluya. Imana ni nziza, ari bizi ko tutabishobora. Amen. Uze gusoma Zaburi ya mbere murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Uze gusoma na Zaburi ya 92 murongo wa 14 kugeza kuri 15. Reka nihute. Haleluya. Muri iriya Zaburi ya mbere hatubwira uburyo umuntu wibwira, umuntu watindije amategeko y'Uwiteka mu mutima we, umuntu yahozamo, umuntu uhoza umutima kuri bya bindi yavuze ngo amagambo yanjye naba muri mwe bwakaguma muri mwe. Uwo muntu ngo agereranywa n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi epfo mu mazi. Mwizuba ryacana, amapfa yatera, kirakomeza kikagira gute? Kikera imbuto zacyo igihe cyose. Ntago gikangwa n'umwaka amapfa yateyemo. Kubera iki? Atekereza ku byo Uwiteka avuga, amagambo y'Uwiteka ahora mu mutima we, aramwuzuye. Data yaduhaye umuti ariko wasuzuguwe na benshi. Mwibuke ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo yahisemo gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa, kuko byabaye ubupfu rero bituma tutabigirira umwanya, nyamara n'ubupfu bukiza. Imana itugirire neza.
muri Zaburi 92 hatubwira yuko ubwo bagomyemo batewe mu rugo rw'Uwiteka. Haleluya. Bazagira amakakama, bagira itoto, barinde bagera mu masaziro. Mana ishimwe cyane. Kwera imbuto nyinshi rero ni ukuba umwizerwa mu byo data gushakaho, mu byurimo byose. Iyo turebye umugabo w'Imana Yosefu, yabaye umwizerwa ari mu rugo rwa se, ngo ntiyifatanye n'ibyo bakuru be bibi bakoraga, akaza akabibwira se, ntabishime, ntiyifatanye nabo. Ageze kwa Potifari aba umwizerwa, niba hari mu gikoni, niba hari mu murima, niba hari muri stoke, adafite izina, afite inzozi gusa zuko azakomera, ariko aba umwizerwa, yaba ari ku izamu, yaba ari mu gikoni, yaba ari mu mirima, aba umwizerwa muri byo. Baramuzamura, bamugira uyobora abandi bakozi, asigara ashinzwe ibya shebuja. Ngo igihe kiragira shebuja ntiyaba agikora audite, ntiyaba akigenzura, kuko umusore w'Imana watandukanijwe n'iwabo yari afite ibikomere byatuma adakomeza kwizera iyo Mana, ariko arakomeza aba umwizerwa. Ageze muri gereza, yakabaye avuga ati Imana irampemukiye. Ageze no muri gereza arakomeza aba umwizerwa. Bamushinga ibyo kurya by'abandi bafungwa, bamushinga ubuzima bwabo, kuko yari ari mu bantu batatoroka, yari ari mu bantu batanungunitse. Arakomeza aba umwizerwa. Arangije igihe cy'Imana kigeze, aserutse agiye mu myanya yo hejuru, nabwo arakomeza aba umwizerwa. Haleluya. Reka umwami Imana dushoboze mu gatoya katazwi n'abantu, mu gatoya katazwi n'abantu, kuko Imana iratureba, ireba imiryamire yanjye n'imibyukire yanjye, irandeba ntari kuri kiriya cyuma, irandeba, turaziranye. Haleluya. Nawe nuko iguhozaho amaso, ntabwo iguhozaho amaso nk'igucunga nk'umupolisi, iguhozaho amaso kubera urukundo. Umuntu ukunda, ureba ko atatokowe, ukareba ko agasatsi katasumbanye, ukareba ko ameze neza, yabyibuka mubwirana nuko amubwira, yakombera ikanzu y'ishifoni ukamubwira, kubera urukundo. Aduhozaho amaso atameze nka polisi ireba ko mwabyishe, ariko si y'u Rwanda. Haleluya. Nivugiraga aduhozaho amaso kubera iki? Urukundo. Imana ishimwe. Ariko kubw'urwo rukundo yifuza ko waba n'umwizerwa abantu batareba, nta bantu bahari, watengushywe, byo wari wiringiye bitaciyemo, ugakomeza ukaba umwizerwa. Hari igihe twibwira ko tuzabizerwa tugeze hariya hejuru, ngo Mana ngo n'amafaranga urayareba ngo ni make, ngo ntabwo nayaguha, ngo ariko Mana ngo nunyongera ngo akaba miliyoni. Gutanga 1000 biroroshye kuruta gutanga miliyoni. Niba utaritoje gutanga 1000 miliyoni, ntayo uzazana mu nzu y'Imana. Uzavuga uti Mana nawe urabireba kameme, urabireba kameme. Ibi bintu byo gutanga miliyoni mu nsengero nta bintu by'ubwenge birimo. Tangire kutubana umunyabwenge. Imana itugire neza. Reka nkomeze. Haleluya. Aka gatatu tukavugaga niho tuvuye, inshuti zose zitegerejwe kwera imbuto kandi nyinshi. Ubyifuze, ubisengere, ubwire Imana uti ibintu byose wari waragennye ko nzakora mu bwami bwawe, ubinyigishe, umpa ubuntu bwabyo, umpa imbaraga zabyo, unkize gusigana, unkize kwirebaho, unkize unyuzuza ibyawe, maze najye nkubera igikoresho cy'umumaro mu myaka untije. Haleluya. Aka kane, kumenya igipimo cy'urukundo twakunzwe biduha imbaraga zo kwishimira ubucuti. Haleluya. Ku murongo wa 9 haravuga ngo uko data yankunze, uwo ni Yesu umwami wacu, uko data yankunze niko nanjye nabakunze, nimugume mu rukundo rwanjye. Umva nshuti y'Imana, bimwe mu bintu biryoshya ubu bucuti dufitanye n'Imana, ubu bucuti Yesu yatwinjijemo, ni ukumenya ubugari, ubunini, uburebure, igihagararo cy'urukundo twakunzwe. Umva uko data yankunze. Igipimo yakunzemo Yesu nicyo yankunzemo. Ntabwo byinjiye. Haleluya. Umva Yesu nurimo kubitwibwira ngo uko data yankunze. Amen. Uko data yankunze niko nanjye nabakunze, nimugume mu rukundo rwanjye. Ntabwo urukundo rw'Imana rugabanuka iyo warepese, nako iyo utarepese, ngo rwiyongere iyo wubahirije repetition zose, ngo rwiyongere kuko ndimo kubabwiriza, ngo niba nafashe akaruhuko none navuze ngo sinzongeye kumara ukwezi ntabwiriza nanjye mpembuka, ngo rugabanuke. Ntirwongerwa n'imirimo n'ibikorwa, ntirwongerwa n'ikintu na kimwe. Ruri muri we, ruruzuye, ntirucuya, ntirusaza. Iyo umuntu yarusogongeye akira imvune, akira imvune z'ubuzima, akira gutabwa, akira ubupfubyi, akira amaganya y'iyisi. Kumenya igipimo cy'urukundo. Haleluya.
biha twebwe inshuti z'Imana imbaraga zo kwishimira ubucuti. Yesu yarabihamije kenshi, ndetse data yigeze kubihamya arimo abatizwa, aravuga ati uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira, ni mu mwumvire. Ahandi Yesu arabivuga muri Yohana 3:35, Yohana 3:35 ngo se akunda umwana we kandi yamweguriye byose. Uyu ni Yesu urimo kubivuga. Se akunda umwana we kandi yamweguriye byose. Urukundo rwa se ntiyigeze arushidikanya, yararuzi. Muri 5 nanone Yohana 5:19-20 ngo Yesu arabasubiza ati nukuri ndababwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana ari byo akora. Umva kuri 20 ngo kuko se akunda umwana we akamwereka ibyo akora byose, ndetse azamwereka n'imirimo irutiye kugira ngo mutangare. Muri make nshuti y'Imana, kumenya igipimo cy'urukundo wakunzwe niho uzakura imbaraga zo kubasha kumwumvira. Kumvira abantu badukunda ntago bituvuna. Haleluya, haleluya. Hejuru yavuze kuri 19 ngo ndababwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana ari byo akora, ngo kuko se akunda umwana we. Muri make urukundo rwa se yakiriye rumutera kutagira ibyo apanga, ahubwo ibyo yabonanye se n'ibyo akora, ibyo yumvanye se n'ibyo avuga, nta yindi agenda afite, arumvira araganduka kubera ko acometse avomera mu rukundo se amukunda. Niyo mpamvu nshuti y'Imana ukwiriye kwemvestisa, ukwiriye gushora mu kwifuza kumenya urukundo Imana igukunda. Umuntu arabisaba, arabisengera, umuntu yiga ijambo ry'Imana kugira ngo abimenye, umuntu yinginga Imana ngo imuhishurire urukundo yakunzwe. Iyo utangiye kurumenya, ubuzima bw'ikiruhuko bw'isabato buba butangiye. Hari abantu bubahiriza isabato ariko badatuye mu isabato, hari n'abandi batayubahiriza nyine batwebwe dusenga ngo ku cyumweru ariko badatuye mu isabato, kandi isabato y'ukuri ari Yesu. Kumenya urukundo rwe rero ubutangiye gukorera mu isabato. Nta mvune z'urugendo, ntibivuze ngo ntuzababara cyangwa umwanzi ntazakujomba amacumu ye, ariko nta arana atazagera, kuko urukundo rurakuzengurutse, rurakuzuye, uraryohewe n'urugendo. Wowe investing rero mu kwifuza guhishurirwa urukundo, bigutere gusenga, bigutere kuba mu ijambo ry'Imana, wifuza kurumenya. Haleluya. Ubucuti butubyarira imbaraga n'ubushake bwo kumvira. Kuri 10:11 havuze ngo nimukurikiza amategeko yanjye, muribuka ko turi mu Yohana 15, nimukurikiza amategeko yanjye muzaguma. Ese kutayakurikiza bivanamo umuntu bituma atarwumva? Yego. Nimukurikiza amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye. Mwibuke ko urw'Imana rutagabanuka, rutaniyongera, rurahamye, ruhoraho. Ariko gukurikiza ibyo yavuze wowe bigutera kurwumva. Nimukurikiza amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nkuko nanjye nakurikije amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo ibyishimo byanjye bibe muri mwe, kandi n'ibyishimo byanyu bibe bisesuye. Umva icyo data bitubwiriye. Data arifuza kutagira ibyishimo by'umunsi umwe, arifuza ko wagira ibyishimo byuzuye ndetse ibyishimo bisesuye. Ngo nicyo gitumye atubwira ngo dukurikize amategeko ye. Nituyakurikiza tuzaguma mu rukundo rwe, ngo kandi ibyo bitubwire ngo kugira ngo tugire umunezero wuzuye, ibyishimo byacu bisesurwe. Haleluya. Kumvira inshuti ntabwo ari imvune, oya, ahubwo havayo imbaraga zo gukora n'ibinyuranye n'ubushake bwacu. Niyo mpamvu Yesu mu gashyamba ka Getsimani yavuze ngo data niba bishoboka ko iki gikombe nta kinkweraho ukindenze. Arongera ariko aravuga ngo ariko bye kuba uko nshaka. Ziriya mbaraga zikomoka mu rukundo umuntu adashidikanyaho. Cyaduye umugoroba urukundo rw'Imana rukakuzura, ukamenya ko wagizwe inshuti, ukarekera kurushidikanya. Icyo gihe n'ibikombe ugomba kunyweraho uzavuga ngo data bye kuba uko nshaka, bigukosha. Ntago bizaba ari imvune yo kumvira, bizaba ari ubusabane burimo bukomeza. Haleluya. Yatubwiye ibanga, aratubwira ngo igitumye atubwira ngo nidukurikiza amategeko ye tuzaguma mu rukundo rwe, ngo ibyo bitubwire ngo kugira ngo ibyishimo bye bibe muri twe, kandi umunezero we wuzure muri twebwe, dutunga umunezero usesuye. Kutumvira bitera umwuma, bikura umuntu mu buryohe bwa data. Muribuka wa mwana w'ikirara? Haleluya. Ise yari akimukunze, yamusabye umunani aragenda ajya kuri. Ise yari akimukunze, yakomeje kumutegereza amukunze, ariko umwana yagiye hanze yaho yumvira urukundo, aragorwa, isi iramukubita, imibabaro iramwica, amera nabi. Nagira ngo icyo kigereranyo cyumve, urukundo rwa data ruhora rugutegereje, ariko kutamwumvira bivuga kujya kure ye, bikantera kutarwumva, kandi nyamara ruhari. Muri make nta kintu na kimwe Imana yigeze idusaba tudafitemo inyungu. Imana itugire neza. Numva nasoreza ahangaha, ibindi tuzaba tubikomeza Imana niduha ubundi buntu. Haleluya.
ndifuza ko dusenga. Uze gukomeza usome wowe urangije kiriya gice. Ubucuti kandi butubyarira gukunda abandi. Ubucuti bw'Imana muri njye, yo nibutse ko yangize inshuti, bimbyarira gukunda abandi. Urukundo dukunda abandi ruri proportionnel n'urukundo twakiriye ruva ku Mana. Haleluya. Ukomenya ko Yesu yankunze bikabije, nkamenya ko ambabarira iteka, bimbyarira imbaraga zo kubabarira abambabaje abampemukiye. Ukomenya ubuntu angirira, bimbyarira imbaraga zo kugirira abandi ubuntu. Ukomenya ko ambabarira iteka, bimbyarira imbaraga zo kubabarira abandi. Muri ukumugani Yesu yaciye umugaragu umwe urimo shebuja amafaranga menshi cyane, shebuja akamubabarira, yagera hanze umugaragu mugenzi w'umurimo make akajya kumuniga kuko ntiyari yasobanukiwe imbabazi yagiriwe. Urukundo rw'Imana uko rutwuzura rero rutubyariramo gukunda abandi. Haleluya. Kandi ntibibagirwe ko ubu bucuti bushingiye ku kwitanga no kumvira. 13 ngeza kuri 15 yavuze ngo ntawe ugira urukundo ruruta rw'umuntu upfira inshuti ze. Urwo rukundo rushingiye mu kwitanga. Ngo mwe muri inshuti zanjye niba mukora ibyo mbategeka, aho harimo kumvira. Ngo singibita abagaragu kuko umugaragu atamenya ibyo shebuja akora, ahubwo nabise inshuti kuko nabamenyesheje ibyo data yambwiye byose. Reka dusenge inshuti z'Imana. Nta kitwita abagaragu, yatwise inshuti. Ibyo ukeneye byose muri uru rugendo, byose 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 bibikiwe mu gusobanukirwa ko wagizwe inshuti, bibikiwe mu gusogongera no gusobanukirwa urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Imbaraga, yewe ubuzima bwo kwezwa, umwete wo kwezwa, ishyaka ryo gukorera Imana rigurumana, byose bishingiye mu bucuti. Guhembuka kwa buri munsi, kutagira iminsi y'ubukonje no kurambarara, bishingiye ko twasobanukiwe urukundo twakunzwe. Muri make gusobanukirwa urukundo wakunzwe nicyo ukeneye muri uru rugendo. Igitera abantu bamwe kudahemukirana mu rukundo nuko bibuka bagenzi babo bakunda, yaba abagabo n'abagore, yaba abakundana, kugira ngo badacana inyuma, badahemukirana. Urukundo rubabera imbaraga. Kudahemukira Yesu ntago tubivoma ko twabaye abanyembaraga, tubivoma mu gusogongera urukundo rwe. Kumva yagukunze byinshi, kumva yagukunze byinshi, ukagera kuri ya ntwaro ya gatatu batubwira mu byahishuwe. Baratubwira ngo bamuneshesheje Satani, twamunesheje amaraso y'umwana w'intama, ijambo ryo guhamya kwacu. Ariko intwaro ya gatatu iravuga ngo ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Kuvama mu rukundo bitugeza ahantu tutagikunze amagara yacu. Handi hantu Pawulo yaravuze ngo nituragera aho tuvusha amaraso mu ntambara turwanya icyaha. Kugotomera ku rukundo rwa Yesu bidutera gutera umugongo iby'isi kandi byari bigifite inyungu. Kugotomerera ku rukundo twakunzwe, amafaranga ahinduka ubusa, irari ry'umubiri rigahinduka ubusa, ibiguza abantu batugura bigahinduka ubusa, iby'isi yagupropose ibyo ari byo byose, kumenyekana, kwamamara, gushimwa, bigahinduka ubusa. Kuko urukundo rwonyine rusigara rwo rufite agaciro, kwibuka ko wakunzwe. Reka tumwinginge ngo aya magambo ayahindura ubuzima, ayandike ku nkingi z'imitima yacu. Uzaryoherwa n'uririmba wararusogongeye, uzaryoherwa n'ubwiriza rukuzuye, uzaryoherwa nujya gusura abantu, bizaba bikira umugoko, uzaba wifuza kurubahaho, abahazwe n'abibagiranye. Buri murimo wose data azashyira ku mutima wawe uzawukora uryohewe, kuko uzifuza ko urwo rukundo wasogongeye n'abandi barusogongera. Bituma kumuvuga bitaturambira, bituma twumva twamubwira ababishaka n'abatabishaka, kuko ineza ye, urukundo twakunzwe ntirugira akagero. Twamuha iki? Ntabwo tuba tukiburana ngo ibya 10 ngo se nibyo mu isezerano rya kera se nibishya. Ntabwo tuba tukiburana rimwe mu 10, ahubwo tuba tumurekuriye byose. Ntabwo wamwiha wese ngo kumuha akantu ubuntu yagutije ngo bihinduke ikibazo. Ntubugiharanira kunezeza abantu, ubuharanira kunezeza umwe wenyine wagukunze akakwitangira. Ibyo bizakumara impagarara z'ubuzima, bizakumara amarushanwa, bizakumara kwemeza abantu, bizazana simplicité y'ubutumwa bwiza.
bizakorohereza urugendo, bizakumenyesheje uzabikora, ibyo utazi uzamubwira ngo binyigishe. Muzabana umubano uri genuine, umubano w'ukuri, umubano utigirisha. Iyo umuntu akunda urukundo rw'ukuri ntabwo yiyemera ko akunda. Burya urukundo rurimo kwiyemera ruba rutaruzura rwose, ahubwo amwambarira ubusa byuzuye, ntacyo amukinga. Twarakunzwe inshuti y'Imana. Ubucuti si twe twabutangiye, si twe twabubanje, yaje kudushaka tururongotana. Yadukunze tukiri abanyabyaha. Ubucuti turirimba, tuvuga, duhimbaza, hari igihe bwari ubwanzi, turi abanzi b'Imana. Ariko Yesu adukunda atyo, aza kudushaka turi abanzi b'Imana. None uyu munsi yadukuye mu bwanza, dukuye mu bugaragu, atwisabe, atwise inshuti, arifuza kutumenyesha ibyase byose. Icyama nawe uyu mugoroba ukamubwira uti ndifuza kukugirira umwanya, ndifuza kumenya ibyawe, ndifuza ko amagambo yawe yuzura mu mutima wawe, ndifuza kutabana nawe by'umuhango. Data, tukuzamuriye amaboko uyu mugoroba muri iki gitaramo cyagenewe wowe, muri izi ndirimbo zagenewe wowe, muri uyu mugoroba wo kukuramya no kuguhimbaza, muri uyu mugoroba wo kwizihiza ubucuti. Reka amagambo yawe uyandike ku ndiba z'imitima yacu, mwami w'abami. Kubivuga byakoroha, ariko kubibamo n'umwuka wawe ubiduteramo. Bwa buzima Stefano yari yarasogongeye, bwa buzima bwari muri ba Daniyeli, bwa buzima bigishwa basigaranye, mu mwanya batinyaga, mu mwanya barwaniraga imyanya, mu mwanya bateberaga mu mazi, mu mwanya bibazaga uzajya iburyo n'ibumoso, ariko mu mwanya buzuwe n'urukundo rwawe. Kuko ijambo ryawe ryarambwiye mu Roma 5:5 ngo urwo rukundo ngo rwasabye mu mitima yacu ku bwa mwuka wera twahawe. Reka urwo rukundo rusabe mu mitima yacu, mwami w'aba, maze tuguhamye, maze tugendane nawe kugeza ku iherezo. Amateka tubwira ko wahoze afite ubwoba yitwa Petero, wahoze kwihakana adafite imbaraga, agukunda ariko akakwihakana, yuzuwe n'umwuka wawe, ngo yaravuze ngo ntibambambe nk'umwami wanjye. Yandikiye abitorero arababwira ngo mfite ubwete wo kubibabwira no guhora mbibutsa, ngo kuko mbizi neza ko nenda gukurwa muri iyi ngando, ngo kuko umwami wanjye yabimbwiye. Ntiheraga ifite ubwoba bw'urupfu, yari yarasogongeye urukundo. Suka ubuzima bwawe muri twe, mwa ubuzima butari amagambo, ibirenze kubwiriza, ibirenze indirimbo. Mwuka wera ngwino wubake mu mitima yacu, nurusuka tukarumenya tukarusogongera, turakira imvune z'ubuzima, turakira ibyaha bitwizingiraho vuba, turakira imvunane n'imiruho n'ubupfubyi.